n'umuntu akakubwira ngo can I come visit your house, naza nkasura inzu yawe. icyo cyose kuba cyumva cyane ntabwo uri kucyumva. Ndi kucyumva. Kuki akeneye kumenya inzu yanjye? Areba aho utaha. None se ndi umwubatsi mu architect ku buryo kureba uko nayishushanije. Can I come to visit your house? Naza gusura inzu yawe cyangwa kureba inzu. Uzaje kuhajugunya iki? Uzaje kureba iki? Aje gukora iki? Iki kibazo umuntu nakikubaza. Jya ubanza utekereze ngo ariko ubundi njye nawe tuziranye hehe. Aha rero nabwo icya gihe ngo niho umuntu abasha kurinda amarangamutima ariko ati no. Ndabizi ko umenye umugabo wari we no kujya mu rugo. Ariko kuki abinyisabiye? Muri low voice riciye bugufa ariko ryinshakura. Nkuko twabonye mu migani ngo gutumira ngo musangire ngo ariko umutima utandukanye nawe. Can I come to visit your home please? House nako not home. Inzu suruko. Uwo muntu ugivuga ati ugivuga ati we ntago mu by'uko kumwitwaramo. Ikibazo cya kabiri cyo kiri very very dangerous kugikorerwa. Yego. Can I touch your head? Nagukora mu mutwe. And your hair so beautiful. Ufite imisatsi myiza n'ubuhanga bwiza. Nakoramo agahita ashoramo intoki. Takaza ibyiringiro akaburi yagera akaburi yereke. Uri umukwaferi wewe. Urumva iki nakoze aragira ngo hinduke urufunguzo rw'ikibiki. Ibibazo simvuze ngo bose ni ko ari babi. Ariko faire attention. No kubyitondera. No kubigiramo ubwoba, no kubigiramo wa mugabo muri Kongo Makenga, no kubigira nk'amakenga. Ibyo twigisha bano bantu siko bose ari babi. Ariko ufite urugero rwo kubapima. Ufite ubukristometre. Ntabwo ufite. Ufite bugomemetre. Ubwo uravuze uti naba mu nzu y'Imana bamwe musengana. Ahubwo barya bo nibo ntatuma batanankora. Urajya umusinzi Amerika kankora. Ariko abangaba birwa nta makuru mufite utarahemukirwa n'umurokora agira ngo ibintu birakomeye. Abantu bo kumwe bwabera muziga jya wicira si bose bakora ngo ibaza impamvu akubwiye guri. Yego. Ikindi kibazo cya gatanu azakubaza mwicaye. Atari ko vraiment sinzi turagengira ibintu ntinya nibyo ntatinyuka. Abwira ngo what do you fear the most in your life? Niki kintu kijye kigutera ubwoba mu buzima utinye kurusha ibindi? Ugahita ubaragurika rero. Ntinyibi. Okay. Bagati mugende mucunga atinye bimuzana ibyo atinye. Ubundi ushaka gusohoka mu nzu utinye umusiranya bayirundamo. Ese kucyumva kubaza icyo utinya the most? Urumva nta kubaje the most icyo utinya kurusha ibindi mu buzima. Se ni urwo mvuga inzara navuga iki nivuga iki akeneye kumenya deep kuki ashaka kumenya icyo utinya mu buzima byimbitse kabisa. Mwigize uncungira utasinyimare. No kuvuga ikindi wenda harimo n'imirongo muri Bibiliya nabaye ko bamubona narabyanditse no kunabuza umwanya. Urumva ari ibintu bambwiye ntabwo nakabiteguye. Ngiye kubwira ikindi kintu cya karindwi rero. Yego. What is your biggest dreams or goal in your life? Inzozi zawe zirusha izindi nyine icyifuzo ushaka kuzageraho inzozi. Niye gahunda yawe iruta izindi ushaka kuzageraho. Igitego ushaka gutsinda ni iki? Ni supporter wawe. Ni destiny helper. Yatumwe n'Imana. Tumwite Simon yo gutwaza umusaraba se kuki ataba Yuda umugambanye. Kataba Petero gusiga mu kibazo. Kuki no muntu yifuza ngo what is your biggest dream? Big not big and biggest. Uzazindi wifuza. Ni bya bindi wifuza cyane nibihe. Kurusha ibindi. Ngo all goal in your life. Cyangwa se ikintu uzagera ukumva intsinzi yawe. Kavuga uti sawa ndemeye. So utu tubazo rimwe utwumva tubazo turi philosophique turi so funny but it's not funny. Ubikubwira azi icyo ari mashaka afite impamvu. Wowe urasinzira urimo uragona ntuzi ibyo urimo uvuga. Ubumwe bw'abera Ministries amavuta kandagira amateka
ubuzima bugahinduka nk'iyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana iramubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abuhejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Suje nkwifurije kugira ibihe byiza gukurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Aho dukurikiye uherereye hose ndaguhaye ikaze. Amazina ni Jerry, turagarutse n'ubundi muri kwa kumena amabanga ya Satani, tumaze gusobanukirwa ko ibihembwe Satani akoreramo ni bibiri. Icya mbere cy'umwaka n'igisoza cy'umwaka yabonye atagufatishije akomeza kugaruka muri ibyo bihe bibiri. Yego, reka mbakire rero mwese inshuti zacu ziri ahantu hatandukanye, abakoze subscribe turabashimira cyane. Seeds of Joy barahabaye, ndetse no kwifatanya n'abantu gutanga mituweli nabyo biracyakomeje. Yego, ejo bundi mushumba yambwiye akantu ngo ntabwo handitswe ngo nari nabuze essence unkiriramo essence, ntabwo nari nabuze amayinite unkiriramo amayinite, ahubwo handitswe ngo nari nshonje urangaburira, nari nambaye ubusa uranyambika, nari ndwaye uransura, nari mfunze ungeraho urandeba, nari mu kaga urantabara, nari nabuze iyo ndarugira gute, urancumbikira. ni muza abo data yahaye ubwami atubikorwa mu buryo muriya. Nakubwiye ngo nashobora kuvuga ngo jyewe nkeneye umuceri, hari umuntu ukeneye basomati, yego, kiro kigura hafi mu 5, yego, ariko hari n'undi uvuga ati jye muri 5 ndaguramo karake, yego, naho akarya umuceri kandi akanyurwa agashima Imana. Oya, nukuri abantu biye kumenya kubiba. Jye mpora mbivuga buri munsi, niba ushaka urubyaro biba mu bana, niba ushaka ubukwe biba mu bakoze ubukwe, ikintu cyose ugikore kandi wirinde ugikorana umutima ukeye usobanutse. Yego, hanyuma mbabwiza ukuri ko turakomeje ibikorwa by'urukundo pe mu buryo bworoheje n'ubundi kudutuma n'uburenganzira, ariko nuko twaguhuza n'abo ushaka, twe nta kibazo tubifitemo. Icy'ingenzi nuko abantu bishima. urakoze mushumba. Tugikomeza gusobanukirwa ubwiru bwa Satani kugira ngo tumenye uko tumukwepa, ariko muri yasi nyine dutuyemo, yego, y'abatatwifuriza neza, yo kutamenya ugushakaho amahoro, utamenya uwakugambanira. Nashakaga kwibaza, ese nta kuntu umuntu yamenya ibintu aganira n'inshuti cyangwa se ibibazo bakubaza ukamenya ko watezwe umutego n'umwanzi? Wow, mbega ikibazo kiryoshye. Kuko hari ukuntu uganira n'umuntu uzi ngo ni inshuti, ariko ukisanga mu tuntu runaka tw'ibibazo. Niba numvise neza, ni ibihe bibazo ukwiye kwitondera mu gihe ubibajije, ku buryo umuntu akubajije uhita wumva icyo agambiriye. Wow, reka nkugire inama. Buriya ubundi akenshi hari igihe umuntu akubaza ariko ikibazo akagicurika, nk'uko Satani yabwiye inzoka, yabwiye ngo harya Imana yabujije kurya, harya nyumvira nkaho wibagiwe. So hano hari amagambo agera ku 8, yego, ugomba kwitondera umuntu wese uyakubajije cyangwa ukubwiye ibyo jambo. Si uko ari 8 gusa, si uko ari 9 gusa, tuzakora n'ubundi bucumva urantunguye, ariko tuzakora n'ubundi bucukumbuzi. Yego, ni ukuvuga ngo umuntu ukubaza kino kintu aba akeneye kugera kuri suruse y'ibintu byawe, kuko buriya ntacyo wantwara ubona ibintu biri hejuru. yego, kugira ngo igiti cyume si uko utema amashami, utema imizi, ni uko utema imizi. Yes. So rero arakeneye kujya hita kuri route principale, akeneye kugera ku muzi aho ibintu bituruka, abisenye. So ikintu cya mbere ugomba kwitonda, kuko tudebate ntabwo turi butinde cyane, ariko tuvuga ngo dukomeje kubashimira mukomeze ufashe no murimo w'Imana. Nyaboneka kigimwe nikigucika ibintu bidakozwe, turacyabasengera, turacyabitaba. Utambonye uyu munsi n'ejo yambona, kuwa mbere ntabwo nyifata telefone, no kuwa gatanu njye nyifata, ahandi hose mba mpari rwose. Imana baha umugisha. Uwambuze undi munsi yambona
ntucike intege. Yego. Ijambo rya mbere nuhura n'umuntu akakubwira ngo can I come visit your house, naza nkasura inzu yawe. icyo cyose kuracyumva cyane ntabwo uri kucyumva. Ndi kucyumva. kuki akeneye kumenya inzu yanjye? Areba aho utaha. none se ndi umwubatsi mu architect ku buryo kureba uko nayishushanije. Can I come to visit your house? Naza gusura inzu yawe cyangwa kureba inzu. Uzaje kuhajugunya iki? Uzaje kureba iki? Aje gukora iki? Iki kibazo umuntu nakikubaza. Jya ubanza utekereze ngo ariko ubundi njye nawe tuziranye hehe. Aha rero nabwo cya gihe ngo niho umuntu abasha kurinda amarangamutima ariko ati no. Ndabizi ko umenye umugabo wari we no kujya iwe mu rugo. Ariko kuki abinyisabiye? Muri low voice riciye bugufa ariko ry'incakura. Nkuko twabonye mu migani ngo gutumira ngo musangire ngo ariko umutima utandukanye nawe. Can I come to visit your home please? House na not home. Inzu. Suruko. Uwo muntu ugivuga uti uvuga ati we ntago mu by'uri kumwitwaramo. Ikibazo cya kabiri cyo kiri very very dangerous kugikorerwa. Yego. Can I touch your head? Nagukora mu mutwe. And your hair so beautiful. Ufite imisatsi myiza n'ubuhanga rwiza. Nakoramo agahita ashoramo intoki. Takaza ibyiringiro akaburi yagera akaburi yerekeye. Uri umukwaferi wewe. Urumva iki nakoze aragira ngo uhinduke urufunguzo rw'ikibiki. Ibibazo simvuze ngo bose ni ko ari babi. Ariko faire attention. No kubyitondera. No kubigiramo ubwoba, no kubigiramo wa mugabo muri Kongo Makenga, no kubigira nk'amakenga. Ibyo twigisha bano bantu siko bose ari babi, ariko ufite urugero rwo kubapima. Ufite ubukristometre? Ntabwo ufite. Ufite ubugomemetre? Ubwo uravuze uti naba mu nzu y'Imana bamwe musengana. Ahubwo barya bo nibo ntatuma batanankora. Urajya umusinzira mbere akankora. Ariko abangabirwa n'amakuru mufite utarahemukirwa n'umurokora agira ngo urumva can I touch your head and your hair? Ese koko reka nkubaze mugabo mwene data, uri umugabo nkabundi nkeneye gukora umusatsi wawe ngo bigende bite se? Nese umugore arakora mu ruhanga rwawe uri umwana we, ahita akora ku ruhanga ati mukuyeho igikundiro musinziza amabyi y'abana banjye bose. Kidure n'ubundi gerarangana n'uwanjye ati indabo ze byose ndabitwaye. Ugacyo ugasanga bagutwaranye umugore kandi uraho agutwaye akazura. Can I touch you? Kibazo. Nkajye bagore mpampe ibisatsi byiza bagira gutya. Atari kubundi uri muranyogosha uransokoza. Noneho nibe n'uyu kubajije aho ndatashora ibitoki. Ahita gukoraho. Ariko ngiye uzaze nkwereka video yanjye basengera ku pastor. Umuntu yandamitse ikiganza gikura. Yes. Ku mutwe cyane. Ndakimanura kandi ahita ndeka kwazo ko tuziranye. We nta discipline ugira munsi kuri lisani wowe uraje. We bikuzuye binyuzuze. Kana isa mpakura rwose. Ngiye nta mpamvu. Uko udashobora gukora kuri private parts zanjye. Uko udashobora gukora ku mutwe ngiye. Rega nayo ni private part. Ayo no kigaragarayo. Umutwe haraboneka byo. Haraboneka. Wenda ariko ahandi ho. Umuntu w'umugabo gukora ku mutwe. Kimwe no kudashobora kunyaka nubwo waza wisize iki. Nubwo waza witwa nde. Nubwo waza umizuti. Memu n'umwana wanjye na madame. Nta muntu njya amafone yanjye. Niba ukeneye amayinite ndayakugurira. Atizana ndebe. Ntacyo urebamo. Hiza mpamagare ntacyo uhamagaramo. Niba nta amayinite ntibagura, hariyo bitagwamo, hariyo bitagira gute. Ibintu nk'ibyo. Tumugurire promotion. Can I touch your head? Can I touch your face? Urakora mu maso ngugende biteze. Ese urashaka iki? Uranyogosha. Ibi ni ibibazo batwumve neza. Siko bose bameze. Ariko please byumva byitondere. Yego.
ikibazo cya gatatu, umuntu kandi akubaza mwikinira kumva birasanzwe, ariko akumva urakumvise, ariko nakumvise umuntu ahita ko yageze mu ruhanga ahita atongera akandi, what is your full, urumva mbisure mubyumve, what is your full name and mother's name, amazina yawe yose ushinzwe irangamimerere, uri papa, ugiye kunsi, kuki ushaka kumenya amazina yanjye yose ya nyayo? Ubwo twe bavuze Jerry bazi ko witwa Jerry, ariko si ko witwa buriya, ashobora kuba zina rimwe, ariko kuburiya muri full name reka ngwire ukuntu abantu bakora. Jerry niryo riri popular, ariko iry'isekuru ni rya rindi. So rero nuvuga ngo bagutegera kuri ko nko ku kintu cyerekeye kumenyekana, kuba influencer mu bantu, bagiye kwica ibyo birere bazica Jerry. Ariko nibajya kwinjira mu buzima kurwanya, bazashaka rya zina ryo muri rya zina. So kuki uno muntu afite amatsiko, arabishaka hiki ngo ndetse ngo n'izina rya mawe niba ari akabyinirira, urashakira iki? Ngo harya wa mwana wawe ngo hambwiye amazina ye yose, ngo harya na papa we, harya papa we yitwa nde harya, none ugasamara ati kuvuga no yitwa ngo utari ko urabibariza imbaza. What's your full name, amazina yawe yose ya nyayo, mother and father, n'utubyiniriro twawe. Eko rwose aragira ngo atangire ati runaka wo kwa runaka wo kwa kanaka, tatu akahita kohereza ihembe. igisekuru cyose ugira ubwenge. Ikibazo cya kane, ubundi arashaka iki? Adashinzwe irangamimerere, ni ikibazo atagiye kwishyurira mituweli. What's your full name and nickname? Ikibazo ukakitonda. Ikibazo cya kane, what is your date of birth, the exact time you were born? Hey, mubwire ngo igihe wavukiye, amatariki, isaha n'ahantu wavukiye. Arabishaka ngo bigende bite? Kandi ubwo yabikubaza yoreje, oya babikubaza muse. Twaganiriye sere makuru tumaze, ariko vraiment ariko ntuyaza. Tariki yawe y'amavuko ni what is your date exact? Cyangwa ni ngo bagushyira ku itariki ya mbere, bazo kwa mbere abantu, what is your date of birth, the exact time you were born, ni igihe wavukiye. Arabishaka ngo bitange iki? Twe mwisi y'umwuka no mwisi y'umwijima tuzi icyo ari magambirira kukurangiza. Cyakora mbona utabyumva ariko nabibaza. Oya, ako tunumwe twumva ariko barabivuga, barabibaza, urabyumva ugatamva icyo uretse kuvuga. Kandi ntukarebe kuki mbajijwe n'umwana uzi yatumwe nande, ntukarebe sinashere ngo mugiye kuvuga amasekuru. Akandi kabazo, can I see a recent photo of you? Ifoto yawe y'aka kanya. Uzi ko hari abantu bajya babikora, akakubwira ati se wampaye udufoto, nabwira kuri profile iriho no kuri poste nazi ziriho, ngo ndashaka iyo unyoherereje. Can I see a recent photo of you? Ifoto yawe y'aka y'ubu ngubu ya vuba. Gahita nifotora ngo pyatunga ndi muri studio, pyatura nyine. Kuki ibyo bintu kuki ashaka recent? Aho ugeze none kubera ko ubundi abarozi bakoresha ijwi, bakoresha amafoto, amavangingo y'umuntu cyangwa yose ari amaraso n'ibindi, bakanakoresha ifoto ariko recent y'ako kanya. None se niba ufite iyo muri 40, ufite iyo muri 2015 niko nkingana, none se umwaka ufite nambaraga rinete, warahindutse none. Ibintu birakomeye. Abantu kumwe bwabera muziga, jya wicira, si bose bakora, ibaza impamvu akubwiye gutyo. Yego. Ikindi kibazo cya gatanu, azakubaza mwicaye,
atari ko vraiment sinzi turagengira ibintu ntinya nibyo ntatinyuka ahubwo ngo what do you fear the most in your life? Ni iki kintu kijya kigutera ubwoba mu buzima utinye kurusha ibindi? Ugahita ubaragurika rero, ntinye ibi okay, bagati mugende mucunga atinye muzane ibyo atinye, undi ushaka gusohoka mu nzu utinye umusiranya bayirundamo. Ese kucyumva kubaza icyo utinya the most, urumva nta kubaje the most icyo utinya kurusha ibindi mu buzima. Ni urwo nuvuga inzara, navuga iki akeneye kumenya deep kuki ashaka kumenya icyo utinya mu buzima byimbitse kabisa. Mwigize uncunye iminota sinyimare. Ni ukuvuga ikindi wenda harimo n'imirongo muri Bibiliya na Yakobo bamubona narabyanditse no kunabuza umwanya, urumva ari ibintu bambwiye ntabwo nakabiteguye. Ngiye kubwira ikindi kintu cya karindwi rero. Yego. What is your biggest dreams or goal in your life? Inzozi zawe zirusha izindi, nyine icyifuzo ushaka kuzageraho. Inzozi ni iyihe gahunda yawe iruta izindi ushaka kuzageraho? Igitego ushaka gutsinda ni iki? Ni supporter wawe, ni destiny helper yatumwe n'Imana. Tumwite Simoni yo gutwaza umusaraba se kuki ataba Yuda umugambanyi, kataba Petero gusiga mu kibazo. Kuki uno muntu yifuza ngo what is your biggest dream? Big, not big and biggest. Uzazindi wifuza, ni bya bindi wifuza cyane ibihe kurusha ibindi, ngo all goal in your life, cyangwa se ikintu uzagera ukumva intsinzi yawe kavuga uti sawa ndemeye. So utu tubazo rimwe utwumva tubazo turi philosophique, turi so funny, but it's not funny. Ubikubwira azi icyo arimo ashaka, afite impamvu. wowe urasinzira urimo uragona ntuzi ibyo urimo uvuga. Ni sister, ni brother, ni no, even if nashaka bari nande, kibaza why do you ask me that word? Ni ikibazo gikomeye. Kuki ubuntu mbaza ibyo bintu kandi ukabimubwira uri seriye, uri direct, kandi umureba why do you ask me that question? Kibaza impamvu kandi ye mitamureba mpaka nawe kuyaha amaso. Why? Ushaka kumenya my biggest dream or my goal. Kuki icyo kintu ubundi biracyo nkundira Abanyarwanda. Nuko nta kintu mfite mbaha, ariko mbabwiye ngo nimukomere, dufite u Rwanda ruzima n'ubuyobozi bwiza, mukomere tuzabaho. Nkunda Umunyarwanda uramubaza ariko ati ibi ni ibintu urabishakira iki se? Urabishakira iki se bimbajije? Yes, ubundi nicyo wakabajije. Urabishakira iki? Kuki ubundi bimbaza? Ese buriya nkara mu gipangu mubaho ngo kanaka baho gute? Ubwira uti ibyo nta mwanya mbigirira, ye minding ibyanjye. Kuki ushaka kumenya? Twumvikane, uri umufasha, uje kumfasha ibintu ngo mbirangize, uje kusapotinga. You need my biggest dream and my God, urakeneye kumenya inzozi za kuva rya uri daddy, uri mami. Iki kintu ibyo nabyo babyoririraho. Aha niho abantu bapfiriye, aha ngaho kabisa. Hanyuma ikindi nakubwira cy'umwanda, mvugira ngo cy'umwanda nubwo kibera mu rusengero, nubwo kivugwa n'abapasiteri, iki ntikivugwa n'umuntu uwo ari we wese, kivugwa n'abapasiteri kandi n'umwanda, kandi abantu bakacyemera. We ati kihe? Are we reka nyihorere. Abantu bacu ntibarakara, ariko bakire. ndavuga tutakivuze niho barakara. Ndagira ngo nkumenere ibanga mu buzima. Iyi ndwara ntabwo urajya mu rusengero kuva pasiteri avuze ngo can I prophesy to over you, ngo hanurire, ngo hanurire ubuzima bwawe. wowe uransaba kumpanurira who you are, nahanurira ubuzima bwawe. Can I prophesy over you? We ikinyoma babyimuriye no kuri TikTok ngo zamuka ngo hanurire. Ibyo birahagije. Ngo can I prophesy? Ngo yengo prophesy deep. Agatangira ati tata bakara kapapa, ati guhaye imodoka bahawe barazibuze, amazu bahawe barayabuze, abagabo bahawe barinze basaza amenyo yaraye nkaya yanjye babuze abagabo. Ibyo kubera iki? Ubu ni ubuteka mutwe.
ndanabivuze maze ndora aha ni ku bumwe bw'abera ministries Ntabwo ishukwe. tinya si idini si itorero genda kuba ryo urazi impamvu yo gushojeri kandi mbivuze nanarakaye uzi impamvu mbikubwiye eske ni umuntu uteganya guhanurira abantu cyangwa ni Imana imutuma ku bantu urajya kumpanura usabe permission can I prophesy over you yagiye Imana mba natora n'inkoni buri ibimvuza abanyamwuka barabizi buriya hari abantu b'abashumba ibintu babibonaga tugaceceka tukabura icyo tuvuga kandi ariko tuba tuzi ko this is the power of evil not the Holy Spirit imbaraga za Satani ni ukuri ni za sekibi zirimo ikinyoma ugiye gukina n'amarangamutima y'abantu ugiye gukina n'amarangamutima y'umuntu can I prophesy over you cyane rwose nguhanure ese wowe ufite imbaraga z'umuhanuzi ahundi ari umuhanuzi ari n'uhanurirwa ninde ukeneye undi twese ntawe ukeneye undi ni Imana inyori yawe my permission ukumva hano what can I prophesy ngo yes prophesy mami ati doke sepere fora akavuga bya bigambo agahuragura ngo wenga Imana igukoreye ubukwe umuhungu wese utararongora ubukwe buri yego umuntu wese ufite imyaka 40 arwaye imitsi n'imigongo n'amaso icya kabiri Imana ibishyuriye amadeni nta kosa ntabwo abeshya kuko n'udafite ideni ryo muri bank afite iryo muri Mocash udafite iryo muri Mocash afite irya mayinite utagira irya mayinite afite irindi ntazahurije ubwo ntawe buzi ideni ariko ibi ni imbaraga ibintu mbabwiye ni ibibazo warumbajije bifite ikintu biba bihishe yego uyu muntu kubwiye ngo can I prophesy over you burya ushobora no kubwira n'irangamuntu yawe nimero ziyigize barundi bazimubwiye banakubajije full name banakubajije imodoka iparitse umuntu ati umuntu ufite telefone ibazwa n'iyi mibare iyi noneho imodoka ye ni passport ye nimero ye ni noneho ikindi gikurikiyeho yaje avuye aha can I prophesy over you yo daddy prophesy huko yavuze irangamuntu wumva ni kumbi bagutekinitse yego rata technique ntugapfe gutanga nimero yawe ntugapfe gutanga irangamuntu yawe jya ugerageza kurinda ibintu byawe ngibi ibintu warumbajije wibaza umuntu akubaza ukagira amakenga kwanza ni relationship ukifitanye n'uno muntu kugira ngo musubize cyangwa mbaze ibyo bintu can I touch your head mu mutwe wanjye Imana ibaho umugisha barinde kandi Imana ibakomeze amen